ikintu utatekeyemo se cyakandura gute niyo mpamvu twebwe duba dusa neza neza waba uri gukora ugasa neza shawaretse ntabwo mubeshya that's it none reka isafuriya iri mu itakoze igomba gusa neza kuko nta kintu kiyanduza ifite okay ngiye muri show ebyiri hano ariko again mu Rwanda maze iminsi mpari naganiriye n'abantu batandukanye yego ariko reka musubize muri ubu buryo first of all ngiye ntabwo ngira umuntu business ntabwo ari one size that fits all sibyo ntabwo bimeze nka za panaro zifite elastique twese duterekamo iyi kagukwira nanjye kamwe nayiba kandi na panaro hamwe ngo anyway ikomeze urumva nyine ushobora kwemera ibyo bintu kandi ufite n'abantu bashobora ubona bari related n'ibintu kimwe kuko nkandi sinajya kwamamaza bikini kandi namamaza plus size sibyo nabyo nta kibazo uzi plus size kuntu bangana hano hanze nyine ubwira wowe niba ufite utuntu twamaneke ntabwo nakwamamaza sibyo ntabwo nzamaza bwa buntu nabonye bw'u crop top bwaje ntabwo nabwamba neza ngo n'ujya kuri mutama mu rwanda muziranye urajya kwamamaza uzandega ariko niba uzi ko wambika abantu banini ufite ibintu bya plus size the better option kubera ko nyine ni ibintu nyine nakora ni ibintu nakambara niba ari umwenda n'umuntu umuntu akavuga ati muri Kigali rimwe yishyuraga average maybe 15k sibyo nikojeje Kigali University kwinjira VIP yari 50 aha hasigaye hose yari 35 nishyuye VIP ngiye kubona mbona haruzuye bari abantu bayakuye reka mbigusobanurire ko hose ahora huzuye Kigali umuntu ufite amafaranga yafite n'utayafite ntayo ahubwo impamvu ituma udashobora gupfa kumenya kubitandukanya nuko yaba yafite n'utayafite ubona babira basi ariko mu by'ukuri mu bantu 10 mu Kigali cy'abantu 10 ubona kinjiye bafite amatike 10 I swear to God habishyemo umuntu umwe ari uri kwishora mu munsi 10 mu rugo iwacu tugiye muri okay wajya ariko wabasanze urumva nigerayo iyo ukigerayo utarabona ibyangombwa wenda utegereje work permit noneho wenyine ajya ku kazi yagenda so kongeraho yuko uvuye mu rugo uri readjusting ahantu hashyashya irungurira kwica umubyeyi igihe ajya ku kazi nkarira nkahobora najya kubona umuntu aratungutse iyo nabaga ndi ku muryango ko kundi utwana tw'imyaka tugereza dadi atashye ku buryo n'ubu ngubu urumva narakuze twarabyaye inshingano zariyongereye ndakora ntabwo ari nk'icyo gihe nicaye mu rugo gusa noneho we bya bindi arabimesinga najya bwakushiriye gusa uko najyaga ngo hajya gurira ngo kutakirira najye ku kazi ayiwe amarira arakamye ndashaje Hello again, my people. Welcome back to Entrepreneurial podcast. Hamwe na News. Turi kumwe, turi i Kigali, Rwanda. Surprise. Muta. Karame. Umeze ute? Meze neza hove kuba Entrepreneurs mwese aho muri bizu. Yes, turakwakira natwe kuri Hamwe News. Thank you so much. Mama Entrepreneur. Meze neza kandi. Meze neza. Thank you. Thank you kunyakira hano. Thank you kudu coffee mwamaye. Ariko duteretse hari. Okay. So, I'm so happy to be here. Wow, that's so cool. So, umezitese. Nakura kwibwira i Kigali. Wow. I was confused. Uploadinga nkabura wireless telefone ikava ndavuga you know what let me chill so munegereze I love you so much ariko mbafitiye show
Wow. So reka wenda dutanye n'ikiganiro Clarisse. Nanjye kuvuga ngo tujye kuganira nk'abamama baba entrepreneur ariko ndashaka kugira ngo mbere ko muganiriza abantu baje bwa mbere ku mapreneur cyangwa se bakubonye bwa mbere kuri Holiness ubundi Clarisse nakomeje kuvuga ninde tujye kuganira nande. Okay. Clarisse nyine nitwa Clarisse Murekayire uwitonze. Nitwa umumamapreneur kuri social media ni nayo brand yanjye. Umumamapreneur biri mu Kinyarwanda ariko inspiration yaje mu Cyongereza which is mompreneur. Mompreneur bisobanura mom nyine umumama. Preneur ni half ya entrepreneur. So no kubura umumama ariko uri na rwiyemezamirimo cyangwa se ukora imirimo y'ubushabitsi nibwo ariko nabyita. So abandi banzi muri iyi minsi muri challenge ndimo ya 6 months challenge dusigajemo amezi 2 gusa aho turi kuwokinga kuri mindset cyangwa se personal development uburyo bw'imitekerereze uburyo bw'imyumvire cyangwa se ku buryo bwa financial saving cyangwa se financial freedom kumenya kwibikira amafaranga neza kumenya hanyuma wamara no kuyagira tukiga uburyo twayinvest cyangwa twayongera twayamultiplying. Hanyuma ikindi cyane badukoraho nuko nta muntu ushobora kugera kuri ibyo byose adafite ubuzima buzima. Twita ku buzima byo bita health. Turi muri health challenge dukoramo sport diet kunywera amazi ku gihe kwikunda tunumutwe ni. Wow, that's so cool. So umumamapreneur ndashaka tuganira uyu munsi as a career woman cyangwa se nk'umushabitsi w'umugore ufite ibyo akora ushaka utari muri corporate world ariko still nubwo waba wikorera gute ubukora. So as ni gute umuntu ubundi mbere na mbere ni gute umugore akaba umubyeyi. Abantu bajya babasha gutandukanya ibyo bintu ushaka kuba umubyeyi ariko utari umugore. Wait a minute ngo ushaka kuba umubyeyi ariko utari umugore. Ushaka kuba uri mama w'umuntu utari umugore w'umuntu cyangwa uri papa w'umuntu ariko utari umugabo w'umuntu. That's it. So ni gute rero umuntu ashaka kuba umumama w'umuntu w'abantu cyangwa w'umuntu umwe akaba umugore w'umuntu akaba umugore wiyitaho uri physical fit uzi kwitaho uzi kujya ku mayoga gukora amayoga uzi gukora skin care urumva wita ku rugo sibyo uzi kumanaginga urugo akamenya gushyira ku murongo ibyo mu rugo noneho si tumhame bamutaba mu Rwanda icyo bibagiye kuvuga gutaba mu Rwanda sibyo ukaba ufite enoza urugo ruri organized uri umugore mwiza no kuvuga ko umugore mwiza wita ku nshingano zawe za kigore. Thank you. Ndiko kubaza ukaba uri umubyeyi mwiza urera abana sibyo ni gute hanyuma ukabana na famille ukabaho ubuzima muri social uri bujya mu bukwe uri bugira gute hanyuma ukayifatanya n'akazi byose kandi ukaba ugomba kubyeexcelling byose ugomba kubikora neza. Iyo life iri balanced irashoboka ubundi mbere na mbere. Okay. Hi guys. Your balance iragoye gushoboka ariko irashoboka. Ikintu cya mbere ngenderaho ni uko there is no perfectionism. Nta kintu kiba perfect ngo uvuge ngo kirakunda 100%. Perfection is an illusion. Thank you. So njyewe ngiye kuvuga experience yanjye ku giti cyanjye kuri njyewe kugira ngo mbalancing ubuzima ndaprioritizing. Ndavuga ngo kuba umumama byanze bikunze birakenewe, kuba umugore birakenewe, no kuba career woman kujya ku kazi cyangwa se gukora business. By the way ndadekora decoratrice cyangwa se decorator mu bantu b'icyongereza hariya ntuye muri Amerika. So ibyo byose hari igihe biba binshaka, hari igihe rero kuba umubyeyi ari byo binshaka cyane uyu munsi ubwo bya bindi there is no
50-50 nicyo nitaga balance. Hari igihe kuba umugore babigushaka binshaka cyane the guy that's true though. Yeah. Kubera yuko relationship ni ibanza mbere yo kumanaginga nabo bana cyangwa na business, kuko wowe n'uwo washatse iyo byanze abana nibo babihomberamo nabo babigenderamo. So you have to fix yourself with your man cyangwa your relationship, then abana bakazamo, then career, kuko no kujya ku kazi ufite stress wa wundi byanze nabugeraho urabisanga byivanze wa muntu uvuyana mukanyavuze ngo ufite stress. Aka stress rero ko mu rugo iyo gahari n'ahandi ugiye ntabwo bikunda. So ikintu navuga balance ntabwo kuri njyewe nyifata nka balance, kuko hari igihe kimwe kiba kigushaka 70%, ikindi kigushaka 30 today, bigakomeza bimeze gutya, ariko icyo ugomba kumenya ni priority y'uwo munsi. Kuko hari igihe mba mvuga ngo ndashaka uyu munsi gufokasinga wenda ku kuzamura social media zanjye, ninzi fokasingaho nkajya mu batumirwa, nkajya kuri TikTok gusubiza comments, ninjyamo 100% cyangwa se 100%, kuko you have to go extra mile kugira ngo ugire ikintu ugeraho. Nzasanga abana batari kumbona, ikintu bizaba ni support ya wa mugabo twashakanye uri bo bari mu bana. Yes, araza kuba ari mu bana. No, niba ndi muri gahunda yo kuvuga ati ndi ku rugo, ndi mu bana, ndi kugira gute, nanone ngomba ko mfite umuntu mbere muri bya bindi. Aho ngaho niho mvuga ngo iyo bikunaniye ubonye byabaye byinshi, uradelegatinga cyangwa se ugashaka help. Niho handi ngiye kubera ko ni kamera mitavuga ati you know what, reka uno mutipe byibura isaha 2 nari gutane editinga waranabize ariko 15 minutes, reka mbimwohereze editingire kugira ngo uyu munsi nze kuba ndi kumwe n'abana n'imigoroba. Cyangwa se navuga ngo reka niba nari nagombaga kudekora wenda ahantu hatatu muri weekend, reka nkore 2 chake umusabu contractor angira handi nyamuhe tuyagabana ariko ibintu bigende neza. So niba numvise neza birasaba juste kumenya priority n'iki kibanza, ese muri no mwanya none aha niba afite umwana urwaye focus ya byose bajya kuri uwo mwana, ibindi bize nyuma. Niba my husband ageneye nyine ubona ko hari igihe mukumburana kandi mubana date night yakeneye akadate akeneye iki nani kuvuga ngo niyo nkumbuye njye nanjye sinshobora kumva mukumbuye. Akenshi sinzi impamvu abagore dukunda gushyira byose ku bagabo, umugabo yarahambuze ntabwo mubura urumva nigerayo. Iyo ukigerayo utarabona ibyangombwa wenda utegereje work permit, noneho wenyine ajya ku kazi agenda. So kongeraho yuko uvuye mu rugo uri readjusting ahantu hashyashya, irungurira kwica umubyeyi yajyaga ajya ku kazi nkarira. Nkahobora najya kubona umuntu aratungutse iyo nabaga ndi ku muryango ko kundi twana tw'imyaka 2 tugeza dadi atashye, ku buryo n'ubu ngubu urumva narakuze, twarabyaye, inshingano zariyongereye, ndakora ntabwo ari nk'icyo gihe nicaye mu rugo gusa. Noneho we bya bindi arabimesinga, najya gushirira gusa uko najyaga ngo hajya gurira ngo kutakirira najye ku kazi. Ayiwe amarira arakamye ndashaje. uyu munsi aravuga ati ariko umugore wanjye yajarira bimeze nk'ibiswe atakira. Nabaga nashyushye nkitunganya nkamubwira ati umva urinjira ibintu byose biba biri tayari, nahora nagasiripurize uzazagiye ibintu byari bivanze. No, ariko urumva once in a while hari igihe no kumbura nawe byabiye ndabeshya se kavuga ati noneho basave ku kazi asange nateguye niba ari utwo kandozi tugeze twa date night nibura akubona. So navuga rero kugira ngo umuntu agire ubuzima buri balance gutyo bisaba nyine kumenya ikihutirwa muri icyo gihe. Nk'ubu twebwe ubu season turimo n'ubwo no kumenya season geze nk'ubu season turimo ni season y'abanyeshuri. Yego nabyo kubisana chérie nzi ariko nishimishe ntabwo nzi ko n'imyaka nzarivaga abanyeshuri
njye narigishwe njye ntabwo nyamisha imyaka yanjye ikibazo nuko iyo nyifuza baravuga ngo ndindirwa nigize umwana ngo abagore ngo bajya bavuga imyaka yabo yose none ubyikorera njye baganje batanyumvira gusa oya wowe rero ahubwo bavuga ko wikujije honestly mwese ukajye nawe batuye bavuga ko ari mukuru wawe nize mukuru wawe njyewe oya nuko ubizi uyu nuko atuzi ndavuga ku muntu nyine urebye none reka tubanze na honore uturebye genda kanese wabona nde mukundara vugisha ukuri there you go I'm not sure yo shawura kuza mu maso ngenda shaka it's about to go bahita bamukata direct barakuvuna karifekire nibwo tubwira umukire ngo ku maso anyway baragaciye yes kandi noneho nari ngiye kuvuga bwa buzima noneho bwo kubalansinga umugore ukora umugore ufite urugo so twumvishe twize ko bisaba kugira ngo urebe ikihutirwa ariko ntibitume na bya bindi hari igihe ushobora kuvuga ngo turebe ikihutirwa buri gatatu tumubona aha turakena ikintu cyihutirwa ni amafaranga abana natwe hano ushobora kubaharira umukozi rwose twebwe ko turabafite ese ko ufite agashyari ndabyibutse we urabyibutse ko uti umuntu umfasha mu rugo niwe ndi buharira umukozi kuko n'umuharira ntabwo azabona bwa burerega ariko nta nubwo azapfa ukavuga ati noneho bavuze ngo focus reka ngire carrière nzamure akazi kanjye ugasanga ari ibintu uri kwica bikomeye no kureza ku kazi so rero ifa kugira nyine gusenavuga bagutera nko gushyira ku munzani ubutuke niba umwanya wanjye munini mumara mu kazi nibura hari amasaha abiri yo gucekinga abana abana banyweye abana bariye abana aho baryamye uko bameze se nibura wumvishe ibyo kuko nkatwe nk'umwana wanjye wenda nkuganye gatoya w'imfura ubu nta kibazo ntibigira iyo ntashye raporo yose byawe guhera igihe twatandukanye arabimbwira turavuga ngo rero ifu gutega amatwi ko ari igihe wumvamo akantu yaba ku ishuri yaba aho yire kugira ngo wumve ko nta kibazo kirimo so wenda ni uzana ndimo ndakongereraho cyangwa se reka tujye noneho mu kwihangira imirimo sazi uyu munsi cyane witwa umumama uvuga ngo ni abakobwa ni abamama wenda sinzi niba ari abamama cyangwa n'abakobwa barimo kubwira umuntu uti hari igishoro wenda afite 500 ariko ntabwo ufite icyo cyo kuyakoresha sinzi niba ari wabyumva hano twebwe rwose umuntu afite niyo ushaka miliyoni 2 akavuga ati sha mu by'ukuri ese wakora niki nta kintu cyo n'ukuri kandi nakubeshye ndashaka kukubaza ni igishoro kingana iki nibura umuntu agomba kuba afite uhereye wenda hano mu Rwanda kuri market place yacu nibura ku buryo batangira agashinga murongo kumbajije mu Rwanda n'ahandi ariko again mu Rwanda maze iminsi mpari naganiriye n'abantu batandukanye yego ariko reka musubize muri ubu buryo first of all njye ntabwo ngira umuntu business ntabwo ari one size that fits all sibyo ntabwo bimeze nka za panel zifite elastic twese duterekamo iyi kagukwira nanjye kangu ntayiba kandi nta panel mirani anyway urumva njyewe iyo ngiye kubwira umuntu ikintu yakora mpera ku cyo asanzwe ashoboye urumva reka gutekereza guhita ushinga YouTube channel nka Mutamba kandi wenda Mutamba afitemo izo skills afitemo iyo talent akunda kuvuga n'ibintu akunze yes so ngenda banza nkabwira umuntu nkamubwira ubundi ukunda iki ushoboye iki hari igitabo bita gute ahantu bavugamo ikintu bita ikigai ikigai ni ikintu kigufasha kumenya passion yawe so iyo umaze kumenya passion yawe uhita ureba niba iyo passion yawe uyifitiye skills waba uyifitiye skills ukareba niba wayibonera capital cyangwa se igishoro sibyo igikurikiyeho urabanza ukareba niba iyo passion yawe noneho ifite ikintu yamarira community cyangwa ikenewe right time in the right time icyo gihe nyine kuko ibikenewe none muri 2027 ishobora kuba atari byo bigikenewe
ukareba niba bikenewe. Niba bikenewe rero niho uzanye talent yawe na skills zawe, hanyuma ugaservinga cyangwa se ugakemura ibibazo bikenewe ako kanya muri community. None ukaproviding a solution. So iyo umaze kubona ko providing a solution, ayo 500 ufite yagufasha gutangira, cyangwa se iyo ufite uwo mushinga mwiza, most of the time hariho n'igihe abantu ba finance. Sibyo? So ikintu cya mbere si ugufata thanks amandazi apana kurangura umuceri ugashinga iduka. Abantu benshi barimo baracuruza online. Reka dukureho utwe ducuruza content. Hari umuntu ucuruza content cyangwa creating a content kugira ngo yamamaze actually the product afite. Yes. Hari abantu bakuru tu ebook. Uzatubona tumwe kuri account yanjye. Ngiye nk'umuntu dekora mfite wedding planners nzifite kuri website yanjye. Utuntu nk'utwo umuntu creatinga kuri Canva for free. It's even business wa creatinga udakoresheje n'amadolari 100 cyangwa se 100. So iyo ufite rero iyo passion nkawe urimo kwamamaza, uramamaza ukaniyamamaza, ukamenya kubicuruza. So rero ntabwo nahita mpamagara nka brother wanyu mubwire ngo wowe uri mu biki ko turi gucuruza digital product kandi atari amafaranga garukuyora. Tureke kwiganana. Sibyo? Ikindi navuga hano mu Rwanda nyine ntabwo mfite amakuru ari deep ngo menye ngo bimeze gute gucuruza creating nka njya namamaza gucuruza ukoresheje business, WhatsApp business. It's a free website guys. Na ahantu ushyira product yawe ukashyiraho igiciro bakakwishyurira ugacekinga out ugashyira muri cart ugacekinga out ukora kuri Amazon. Kuri WhatsApp business mbikwereke njya kuri telefone yanjye urebe njyewe iwanjye nuze decor urashyira muri cart igiciro nemeze checking out birangiye. Ikindi kuri WhatsApp uramamaza, you create ad nkuko bikora kuri Instagram cyangwa kuri Facebook. Hako WhatsApp ufite niyo mfite cyangwa ari ibintu bitandukanye. Bantu bacu harimo abatabizi ariko ababizi mumfashe mutanga muri comment. Icyo cyo kuvuga birashobora kuba bihari ko ngende gutanga ko ntabyo nzi. Niko bimeze. Ucreating a catalog. Catalog yego. Iriya catalog ni product ufite ni uko asetinga boutique, umuceri, agashya byose. Ndabibona ku bantu bacuruza nk'amasakoshi kuri Instagram kwa kundi afite menus. Wajya klika bikajya kuri WhatsApp. Gatona mu catalog. Checking a catalog, kareba price, add to cart, check out. Ukishyura. Ikintu ntazi nsinzi niba mu ya hano bishobora kuba iri connected, but what I know hari app mu Rwanda bakoresha connecta na umuntu akishyura. Zirahari zanihema app izabaniema barahari n'ubwo zirahari. So umuntu ufite amafaranga make nkayo ngayo you can create something. Ukagura stock nubwo yaba nkeya hanyuma ugatangira gucuruza online. Ikindi namamaza no kuba umukomisiyoneri igihe utarabasha kubyafodinga kubirangura fatanya izo sensa zawe. Sibyo? Hanyuma rero umuntu ufite igistoke kinini niba acuruza imyenda, niba acuruza ibiki mubwire uko muvugana ayo ngayo yakoreshe muri ad, muri branding, mu creating n'utwo tuntu. Hanyuma ukubita kuri WhatsApp go wishyura abana kuri social media bagufashe bakwamamarize. Hanyuma nyine bizagera mu bizamuke nawe ugire stock yawe. Ariko biranoroshye. None se wa mugani wagenda ugashaka iduka tuvuge ni nk'umuntu ari wholesaler afite ibintu nawe akeneye abakiriya kuba yagureza produit amanuza amafoto nta kintu yabaho wamamaje abantu bakagura. Why not? Ntacyo pe kandi it's for free. Dejo nawe n'umuntu afite brand ikomeye hano muri iki gihugu y'imyenda ya sport na stock afite nayo naramubwiye ati ndashaka sample to touch it, to feel it, kuko njye nashaka creating imipira nari twafite nk'uruganda ndi bigenda akanshyiraho logo ya Entrepreneurial. Arambwira nawe ukoresha China. So aha umutipu wa China ubimwoherereza as needed cyangwa ukabonye command yohereza duke. So that means the wholesaler is in China, the retailer is here, na stock agira afata command bakamwoherereza agakura amayi. Uzi social media kuningana
ntabwo muvuze bro nunambona ntabwo nigeze muvuga abantu so mwumvireho yuko abantu barimo gukora hano cyagiye uramwamwe kabisa barakora kandi mu mama nakunze creating udutabo tw'ikinyarwanda tw'abana naho ducuruza kuri WhatsApp kuri Instagram bikajya no kuri WhatsApp ugachecking out creating a kit akoresheje Canva tuno twose mba ofite nk'abantu bazi kweditinga za invitation ushaka creating a shop yo printing invitation z'abantu bamara kukwishyura design uba wayikoreye then ukohereza mu mujyi ukabihana moto utagiyeyo ikabibashyira easy. Wow, that's so cool. Icyambere no kuba presentable mu businessman cyangwa businesswoman ku buryo utabona kuri scam yego bakwibrandiga none ariko ukaba n'umunyakuri umukiriya wa mbere ukora ubundi umukiriya wa mbere ukoresha abandi kamubwiza ukuri kubona umukiriya wa mbere sasa wowe mu bintu ukora decoration sinzi mbaye n'ibindi ukora wenda utatubwiye umukiriya wa mbere ubonye byagenze gute umukiriya wa mbere ukubwira first of all iyo ari ibintu ukora bikeneye portfolio umuntu akeneye ifoto ya decor wakoze umuntu akeneye ifoto y'iyo myenda umuntu ayifite cyangwa se umuntu ubyambaye cyangwa wabiguze reviews decor ushobora no kudekorera kazi wawe ukamakinga ashobora kufasha amafoto meza kuko ntabwo kuba dekoreye ubuntu uyu munsi bikuye ko yatarenti kakabo katarakabuze tangira uca makeya tangira udekorera ubuntu umubwira uti ngewe ndi gutangira mfite 100 gusa ariko ngurira wenda udukoresho ntangire creating talent yanjye nereka abantu ko mbishoboye ikindi niba ari iyo myenda ucuruza Mutamba arazwi ari hano mushaka kudiringa nawe adashyizemo ibintu by'umutima mubi hagati umutima mubi ari umuntu aba afite ibyo 100 gusa nawe ugashaka ngo aguhe iby'ibihumbi 100 aguhemo kamwe umwamamarize ukambara sibyo ureba nyine ushobora kwemera ibyo bintu kandi ufite n'abantu bashobora ubona bari related n'ibintu kimwe kuko nkandi sinajya kwamamaza bikini kandi namamaza plus size sibyo nabyo nta kibazo uzi plus size kuntu bangana hano hanze nyine ubwira wowe niba ufite utuntu twamaneke ntabwo nakwamamaza sibyo ntabwo nzamaza bwabo nabonye bw'u crop top bwaje ntabwo nabwamba nese ngo ujya kuri Mutamba mu rwego rw'uziranye urajya kwamamaza mu uzandenga ariko niba uzi ko wambika abantu banini ufite ibintu bya plus size I'm the better option kubera ko nyine ni ibintu nyine nakora ni ibintu nakambara niba ari umwenda n'umuntu umuntu akavuga ati you know what wow mwenda abantu banini bize gute urababereye yego rero urumva uradukebuye kuko nkanye mfite ibintu nkunda gukora ariko mfite ikibazo cy'uko hari ibintu nkunda bimwe wenda bifiteho na skills n'ibyo ntazifite nyinshi nazishaka ariko nkumva bimwe birabyigana n'ibindi nk'ubu nkunda guteka nkunda no kubikora njyana cyane n'abantu kubona Amusaba family wabisha uzibazo duhana byo muri Afrika umuntu wa mbere waguteje imbere no mu family wawe bajye bareka ko exaggerate ngo mama gacha mutabaze giteke pareta kubona umukiriya wa mbere byaramvuye kuko bakorera n'aba family banjye kandi naho ubu bazeze fata nkaho nabitkorera n'abandi kandi n'ibirori byabo byo wazi ko badabikorera abantu bafamily kandi bambwiye bati ibintu bikora hano ko nakure ko banarira bamvuge oya akonga korekanga nubwo ari nge watanze urugero ngo akorera kazi reka nga clearing hano ntabwo ari ngombwa ko family ikwabyuzinga cyangwa se ntabwo babereyeho ntumeneka ntabwo nyabyuzi oya ntabwo ari ngombwa nyine ko bakova yuzinga urumva ko exploit kandi nawe ugomba gushyira mu bwenge sibyo none se at the end of the day ubwo wenda urabareka kuko ufite ikindi kintu uri burye right ariko ari nk'umuntu aricyo kimutunga cyonyine wahera muri ibyo nuko ari ubwa mbere izo mpamvu nivugiye nzi abana benshi bafite talent ntabwo ari guteka gusa bahora baba abused muri ubwo buryo none se nk'ubwo reka mbwira ibintu byose nzi gukora nzi ko wenda nshoboye nzi kuba kwemusinga y'amazi yakeneye
Ya kopi banguriye guys. Bari bayiguriye. Cheers guys. Bayiguriye twumvise nta mafaranga mutaza kunyiba. Ayo. Umenye ko sigaye ngurira ngenda gura babuje. No, noneho Sewe. umarata nk'ikiri. Abana ugasanga nk'ukora MC. Cyangwa se batangiye kujya banishura. Kwa MC mu dupati dutoya, ama birthday showers, ama baby showers wagize abashyitsi, nyine umuntu kwiyoborera ibirori. Ariko mbere famille wagiraga ikintu cyane famille inshuti zanjye wagiraga ibirori kumangusha ngo bagasheceka ntabikubwira akagutumira kuko azi kutazamusuzugura n'uwagiye wamara kuhagira umusasha mutango twabuze umuntu waturere byo watubare mukaturere kandi babanze babizi neza kuri munsi urumva byatangiye niko byatangiye bakurikije njye natangiye kubaca amafaranga ari uko ndushye nanjye yo ndarushye njye none se mugira ngo namenye ko nzi kudekora gute ugenda ubikorera ubuntu nyine sometimes abantu baberaho kugira ngo tudiscovering talent zacu baba barakoze nyine kudufasha kubimenya it's good ariko nyine nibyo navugaga ngo don't overdo it yeah njye rero byatangiye nyine gutyo nanjye mbikorera ubuntu hari utuntu turi cute kuri TikTok kuri Instagram nkabona ariko tuzwa dukorera umwana muri birthday mama yaza akavuga ati washatse umuntu udekora birthday y'umwana wawe ati no I did it urumva rero gatavuga oh my gosh utawenda kuvuga ati nanjye wenda uzankorere nyine abajama abo nyine geraho nyine abajama bihinduka abajama jama then bakayina ubwo urumva impamvu mbikubajije hari umuntu ushobora kuba dukurikiye afite talent ariko no kuri talent atangiye kubyara amafaranga atari uko atabishoboye ahubwo ari uko ahora abikora nyine azina ari gufasha so kugira ngo noneho bya bintu natekerezaga nzi bya bintu nzi neza ko nzi nabikora gute nakipresenta gute kugira ngo abantu batanye bafate au sérieux k'ibintu ndi gukora bigurisha ukora creating ubundi business igira stages ura launching so launch phase niyo igufasha kumenya abantu kumenya ko abaye sérieux noneho bitakiri kubafasha so uricara ucreating aka package kawe neza kuri Canva again biri free urumva uravuga app kwishyura reka nkubwire ari ugushaka umuntu gukorera kuri miliyoni no kwishyura 29 ntabwo biri free kandi nese amadolari 3 okay let me tell you wowe wageze kuri level uri gushaka gukoresha premium wa muntu utari Mutamba afite free stuff ya creating akanabyigira sibyo reka tuvuge ko kino kiganiro kiri kurebwa n'abantu bari no mu ntara zose ahantu hatandukanye so uwo muntu rero as long as afite smartphone yakora akantu si ngombwa ko ikintu cyose ugiye gukora ufite laptop telefone ishobora kubikora hahandi uba urimo kuvuga uti ngiye mfite telefone kugira ngo uje guscrollinga uri editing agafoto uri bushireho editing agaflyer ko creating business yawe creating akarogo gasekeje urumva abantu ntago bazaguseka bazagira ngo niyo inspiration waba ufite cyane ibintu biri funny kuna no kuba biri creative nazo ko kana gakoze komeye no creating nyine time yo launching creating social media pages ubivuge niba ufite abantu bakurenzeho mu buryo bwo kwamamaza nyine ubafashe send messages to your families and friends ubabwira ati hey guys cyangwa hello fam urumva ati I'm so excited I launched this natangiye business iri gukora kuri ibi nibi ni utanabikeneye warifaringa wabwira undi muntu umuforwarding message nyine ntabwo abura ukuntu bikora ariko hari ukuntu haguruka ukavuga ikintu abantu bakajya agaciro bitewe n'uko wakivuze so uburyo wipresenta uburyo utangira akantu kawe ukakandika neza umuntu akabona yuko nabwo byari wafashe time nizere yuko niba udukurikiye rwose wari usanzwe ufite ibintu biri muri input ugiye kubishyira output ubikakuvamo noneho ukatangira kubikora mu buryo bukubyarira amafaranga turi ku mafaranga rero maze iminsi muri Kigali akantu nshaka tuganiraho dushobora no kuba iminota sinzi biri butwemerere dushobora gusoza n'akantu ka Kigali life ko mumeze neza versus income mumeze neza muri guhembwa za triyari
ekameke ushobora gushinyagura uburyo Kigali ugasohoka uburyo KGL imeze uravuga infrastructures cyangwa uravuga twebwe abantu bameze neza barasa neza baraseka barasohoka ubupfura bw'ikinyarwanda nta n'umuntu abana bose bagiye ku ishuri mwari kopesheje Karine kamubwira umubare utaza ahubwo uziko njyewe ubwo njye yanshizemo uri bungurize ayibitse nsigaye kuri inshuti yanjye ukurikije abantu wenda bakudepending on sometimes sibyo imishahara bahembwa bahizi na realite noneho wasanze i Kigali n'uburyo life imeze n'uburyo abantu dushaka kuba i Kigali comment yawe ni okay urumva ubundi twebwe akenshi turebeye inyuma sibyo niyo mpamvu nakubwiye ngo Kigali iraryoshye ndebeye inyuma Kigali urebe inyuma byo pe n'ubuzima wagerekaho ka kantu kuko mama muri luxury life sibyo murabyuka nyine abantu benshi nabonye bafite imodoka bagenda muri mpamvu bambute yaje ntabwo dukwirwa mu muhanda guys cyere kumwe aciye hejuru bafite amamodoka i Kigali menshi cyane ibyo utabona aho unyura bose barasa neza baba Nka Mutamba niyo baba batagiye ku kazi sibyo bafite abakozi mu rugo barenze umwe sibyo abana babo barabyibushye ibintu n'umute bahembwa ngahe ntabwo nyazi nabwiye ko mvuga ndebeye inyuma oya none se sera ikindi bari happiness nayo kuba turi happy byo happiness is a choice. So you choose to be happy or you die. So arakubaza arakumwenyura. Nyine kumwenyura twebwe wenda hashobora kuba tutarajya ku level yo kuba depressed cyane tukaba dushimishwa ibishoboka byose bidushimisha. Kushaka kuvuga ijambo reka nkubwire no verse us. Verse us rero sibyo twebwe iwacu none urebeye inyuma. Kuko turacyarebera inyuma. Ubona abantu bameze kubera iki maybe wenda bawe amafaranga barayafite ariko ntabwo bafite umwanya wo kuyarya sibyo urabona ukuntu nasokoje akabigira kareba urabona uyu munsi nagafatishijeho iwacu ntabwo bafite n'umwanya wo gushyiraho kore ntawo nabona uzajya umuhora nyifite none uzi n'impamvu nyihorana se gukora imisatsi sinabona umwanya wabyo mba narogoshe ahubwo we karibu urimo n'umusazi we mu diaspora nzi niyo ukora amavideo nawe compliment komeza yego ni ubanza no kubona kuri video ari pomona ku mavideo umuntu abandi ntabwo ajya bimakira ubundi nyine ubwo nyine atari video usuguza ukuntu mbatsa soranze cyangwa mukanya ntidukubitanye turakubitanye ariko ukavuga uti ndumiwe ariko nkize bamapana nuko turacyari inyuma rero diaspora inyuma bisi diaspora inyuma ububona ewan ukompaye n'abanyakigali ubona twaragoye ubona twararushye utwara amasahani tuba twiruka tubiricyuya urumva so ntabwo nzi rero mu mifuka Kigali kuntu imeze niba wenda ariko n'abadiaspora bameze gusa icyo turushanwa wenda tuyakorera amadolari ariko kuyaspendinga nabyo ngira ngo birangana arambwire kahe niyo gusubiza mu tuntu tworoshye cyane nka tubiri ndashaka mvuge kamwe isafuriya iri mu busisa neza yo ubu ntabwo turi kumvikana isafuriya ni iki ikintu utatekeyemo se cyakandura gute niyo mpamvu twebwe duba dusa neza neza waba uri gukora ugasa neza shawaretse ntabwo nkubeshya that's it none reka isafuriya iri mu busa itakoze igomba gusa neza kuko nta kintu kiyanduza ifite okay ngiye muri show ebyiri hano muri Kigali rimwe yishyuraga average maybe 15k sibyo nikojeje Kigali University kwinjira VIP yari 50 aha hasigaye hose yari yari 35 nishyuye VIP ngiye kubona mbona haruzuye bari abantu bayakuye reka mbigusobanurire ko hose ahora huzuye Kigali umuntu ufite amafaranga yafite n'utayafite ntayo ahubwo impamvu ituma udashobora gupfa kumenya kubitandukanya nuko yaba yafite n'utayafite ubona babira basi ariko mu by'ukuri mu bantu 10 mu Kigali cy'abantu 10 ubona kinjiye bafite amatike 10 I swear to God haba yishyuye n'umuntu umwe ari uri kwishyura mu munsi 10
mu rugo iwacu iyo tugiye muri umwanya ariko wabasanze ushaka ko tubona dushoreranye turiga bambwira tugiye nko muri genzi umuntu umwe muri twebwe ariwe wishyuye kandi iyo niyo reality abasore ngaba bambwiza ukuri mu kabari ubona table yicaye abantu 8 barindwi umuntu umwe ariwe wishyuye facture uri kubyumva guteze niko bimeze kandi Kigali yusheya basharing private parts na basharing umusharing iki karagaciye muce oya se wahasimbuka we basharing private parts iyo bavuze ngo bishare Yesu Kristo ya ariko bijyanye n'amafaranga byo icya kabiri dufite abantu bashike kuba ubuzima nyine buri luxe kandi amafaranga bafite so niba hembwe 300 i Kigali ari eranje ashobora kuba mu nzu y'30 cyangwa 40 ariko asohoke sibyo nashaka agenda gure utubiya tubiri twa mbere cyangwa gure akaboto ka mbere ntabwo kari gushakira abo umuntu azi muri ako kabari ajya kumusuhuza baba baretse se nko kuri TikTok ureka pe abari baretse ureka no mu kabari sigaho basore nibyo ibi ndi kuvuga sa black iyo niyo reality abafite 3,000 ubona basa neza nyine gusa neza n'umuco w'Abanyarwanda gusa neza byo tugomba kuba turi smart kandi abikwiye ko isafuriya tatetse igomba kuba nyine isa neza ko najyana ntazongera kuba umuntu ruje arebere njye ntayo mfite kandi nari njye warushye gute si tuzajya tubaha ruje arebere mwimakiye mwenyine twebwe nta kintu namwe agaciro kanyu ntaho kari mu kubarebera inyuma namwe no ngaho rero iyo mwaje i Kigali mama samute ujya turahagera ukagerageza gufita ingini ngo batakunyuzamo ijisho koko ubu ntubunsetse ndagusanga iyo mpamvu nakubwiye ngo reka njye muri salo mutada reka muzacu reka mbikubwire nabisobanure ko abantu bafite amafaranga menshi nyine barayafite ariko noneho batafite ntayo ayo bafite abandi bafite amafaranga menshi ahubwo nibo banyunyuza na dukiya twifitiye uti gute nimba bakoze ibyo bitaramo barabizi yuko abanyakigali nabasama ahantu hahiye iyo foto igomba kuboneka ari muri Kigali University umwana yahembwe 25 barakoresha uko bishoboye kose iyo pati igomba kuba 26 ya matariki abantu bahembewe uhembwe 500 tuvuge 500 kandi n'ukuri umuntu 500 bishyiye ntabwo ahembwa amafaranga make iyo tubigishwe aba ari nyine muri average nk'umuntu w'umusore cyangwa umukobwa 500 n'ibishyura 50k kwinjira asigaye angahe 450 nugira umuntu uri bukonsome yego nose soda na girlfriend wawe wenda mwafashe n'agakabu neza asigaye niwishyuye inzu ubundi wagize gute uzahana biza kurangirira nyuma y'amafaranga ashira nyuma y'icyumweru n'igice cyangwa 2 gatufata karambere yo yari kubwira Kigali life gatufata amafaranga nibuzunguka nk'10%. Kaba yafashe urayakoresheje wenda urasunitse ukwezi kurashize zongera hembe uhembwe wishyura yarambere utongera ufata guryo nese uzasevinga cyane kwigisha abantu gusevinga okay babantu basensa mutubwiye bahembwe guys before you spend ufite ubanza kuri saving ushyire ku ruhande nushaka ujye kureka none se ndavuga ida ariko saving atari yadishura nibyo yagize oya ariko kuki yabona tike se yo kugenda ndi kuvuga atarishyura nibura niyo nzu narahaha ibyo byose bikora kibarakora aho kimuhemba before yuko ajya ku isoko agomba kubanza kumenya ngo nindera nuri i Kigali ntabwo ujya muri TikTok video yacishije ngo ngaraje ngo gisebi ahiye ngo nyine ngo ubuse ngo tuzajya tureke nese usko afite amafaranga bayakura heza ntawe utwo bahembwe bahita duspending abakobwa bo bakicira inzira okay 10 20 70 rule sibyo 10% yo gutanga yo kuba umwana mwiza yo gutura mu kiliziya bishawa bridal shower yo guha umujama usanze ku muhanda 10% ku mushahara wawe ubwo muri 50 500 ubwo 50 20% straight to your saving account cyangwa se retirement account cyangwa se something 70% asigaye
mumenye yuko ariyo mukorera ayandi 30% kugera bare saa yawe niba wumva uri kuba mu nzu idafitinga muri 70% y'umushahara wawe downgrade shaka indi ya make cyangwa ushake umurumete bamuseke yo niba udashaka gusekwa nta hantu uzajya kuko nta guseka uretse ko banaguseka kandi uyirimo kugira abana b'ikigali none se ko baguseka uri kureka ntabwo siko kumuseka ibiseko se byose si kimwe inseko zose ni zibiri afazali basi wazasange mba ndi mu kageretse agaki barakize sha uzabasore bari mu etage ubu wabaza cyamunara se ni iki sekwa apo ntabwo ariyo yaguze yakodesha kodesha etage yatera umukobwa inda yajya mu rukiko bamutegeka kujya atanga nibiri ndeze y'ibihumbi 100 ntabwo nayabyo n'ibindi bindi ariko that's crazy ntabwo mubesha nukuri kandi nikizwe rero ibyo kuvuga ngo 10 20 70 twebwe 70 igomba kuba ariyo spend ukaba utishyira landlord tureke ibyo kwishyura landlord sumva iyo 70 uvuga ngo iyo 10% bivuze ngo yo kujya muri social mu socializinga gutanga kuba generous n'ibiki usanga kuba mama entrepreneurs ibyo bintu biri social ari byo bidukostinga amafaranga menshi ari Kigali oye byihorere icyambere ndi muri bridal shower zirenze 8 sibyo kandi iyo bridal shower izagira n'ubukwe ngomba muri groupe ya bridal shower ya surprise tuzagira n'ubukwe ngomba gutwereramo ubwo si 13 se nushaka gufata 3 ndi kuvuga ibintu byoroshye hose baguseke wese umukene uretse nyine iyo bazi guhemba none se ubuskuru umukene babazi kuri umukene ubu wakifata none se nusibesha kugira ngo bazongera kukwibuka zihorere bahita bakwanga kusetsa none se udafite umwanya utari available utari available ugatanga amafaranga igabugura ntabwo njyewe natanga amafaranga ahantu nkazaba ndi if you were not my closest person nimba utari umuntu wanjye wabwite my own person niba ntahari ntago mpari hano gutwerera se tuvugishije ukuri kereka niba ari ubukwe bw'umuntu wanjye uri Kigali ntari butege indege ariko niba ntari bube available aho hantu it's not very important to me kugira ngo twerere kuko ndamutse nzi ko uri umuntu wanjye wa nyawe na switchinga gahunda nkahaboneka sekretari gutwerera abantu bawe gusaba hafi yego akoze cyane twebwe rero so none se ntabwo utazi bakundi mnakuta kuri group tamuze abandi ya group umuntu abaheruka kukuvugisha mu Kigali muri primaire nose muri mirenge yaba afite ntabwo yayibura iyo umuntu afite ubukwe bamuha nimero zose zibaho yaba afite ubukwe kujya korukana guhamaganisha agategeka ibintu bindi cyakabindi cyuye bati mutanga mwana wacu kwifishi agatakubwira ukuntu arakona kuri televiziyo ubwo buzima babikubwiye no kugira ngo kumvishe yuko azi yuko ateme nano kazi ngo wende televiziyo nico nari kiniri kumba urumva agategeka ati mwana mama ati watadisinara kudutse nigeze gushaka kuvugisha ati ndaguhamagara nimero ntabwo iriho ati ariko disino ndakubonye ati amakajya ngo n'urubwiro ashimira titatu gushaka rero umva ngo ufite nabo urubanza nzarongora kwa munani ugahamagara kwa kangahe mu karindwi ni ibintu utanapangiye ndakumenyesha yuko reka njye mbikubwire abene abo bantu baba muri ya 10% yangiye yo giving away niyo na affording nusanga hari wahagutanze yayajyanye I'm sorry thank you ibyo bintu rero nibyo tugomba kwiga ariko iyo byiza batakwita gashuhe iyo uri umugabo batabeshyira umugore wawe ngo kuvaho mwabaniye ngo yakwigize inyamaswa buriya mugore uvaza buri rugo umugabo nta kido ugasanga ushaka nk'umugabo niwe yari provide ubundi uzagisenga imana niba uri umukobwa ni ukuri ntuzashake breadwinner w'umuryango kuko you suffer niba ari wamenyaga buri kimwe namara gushaka of course ibintu bigomba guhinduka urumva nibihinduka bazahita bakwita iki wamubujije ariko ntabwo biba ari ibyo ntukabyegereza umutima nyine jya wituriza nibyo nyine ntabwo sinzi ukuntu society yacu imeze ariko nabo birebye responsibility yo zije zihindura ibintu nabo ubwabo byabo byarahindutse siko society avuga niba ifoto bipostinga agafoto yibereye ku Gisenyi na Dahazi kandi ati niyo bari kuriya
ngo rero yamujyanye ngo hariya ngo bese barimo ngo ni bari kujya ngo kurengwa ngo umuhungu wacu ngo ntari gitende yarutse kungurira shize jewe nzi umugabo mbere yuko agira ikintu agura umugore babanza ukagihanyina kugira ngo horayemo n'isugo mama kandi bagiye gusenyera umuhungu ubwo rero twari turi kuvuga usanga uri muri izo groupe usanga ufite famille utigeze umenya mu buzima ukazimenya ngaruko bapfushije zibara muri kene pasendo gupfusha ni emergency si byose uretse gato ni emergency ariko umuntu upfe simo tuje tuvugisha sinigeze mumenya n'umunsi wari kari araza kumutwara wanjye kandi ko ibyo bigo bituho buri munsi izo ni fezi z'ubukire uratangira ugahanyanyaza ukabona umukire cyangwa se middle class ukazagera ukaba umukire ukazagera ukaba umuherwe wamara guherwa rero iyo wahezwe nibwo ukwiyetinga charity bantu wacu rero ukagivinga ugashyira amashuri y'ubuntu ugafasha abakene ku gasozi ugahita amanuka ku muhima nkahubaka kaburimbo umwana wo ku muhima shara umwana w'isiti kubina impyisi ariko nyine iyo ukiri kwishakisha nyine turi gutera story ntabwo turi ibisambo ntabwo turi abana babi ariko nyine balance so ukuvuga ngo icyo nigiyemo aho ngaho know your class sibyo umenye ubushobozi bwawe bungana gute noneho dufite n'ikindi kibazo cyo gushaka kwigereranya niba turi kuri groupe ya Bredo Shower Clarisse atanze 100 intanga 50 cyangwa intanga 20 cyangwa 10 balance ni gute Clarisse atanze 50 ijana rye ngiye gutanga 10 naho kwanditse ijana cyangwa genza abantu muri groupe umwe yanditse ijana leta yandika 110 kugira ngo murushe ngo bazaturute ibintu Abanyarwanda iyo ni level ya mindset nayo mpamvu aricyo tugomba kuwakingaho cyane tugomba gukora cyane ku buryo bw'imyumvire n'imibereho nyine y'ubuzima na lifestyle kugira ngo ubashe kubaho nyine cyangwa se gufitinga aho ugomba gufitinga ni ugomba kubanza guhindura imyumvire ahantu rero hakubuza kuba uriwe cyangwa gustepinga into the best version of yourself ubundi you quit urakwitinga uvamo urabroka bakakwita nabi iyo wageze hahandi umaze guherwa wabahera ubuntu barizana bakanakuririmbira wow so Clarisse reka dusoze niki kintu wabwira umudamu ngo bapfuye niki kintu wabwira umumama entrepreneurial ubungubu uri muri struggling no gutangira yarahombye inshuro nyinshi yaragerageje wenda ni bwa munani agiye kweguka kuko umuntu arahomba nyamaze kweguka mu nshuro zirenze nk'esheshatu urumva kugira ngo umuntu yongereye guke niki kintu wamubwira ngo kugira ngo atere imbere okay ikintu wabwira cyo muri business nyine ni up and down urahomba ukunguka ugahomba ukanahombana urumva ariko ugomba kubanza kumenya ikiguhombya ni igiki icyambere nuko ese koko wamugari muri business ya nyayo ese koko nubwo ari ya nyayo ariyo wumva ushoboye yari ikenewe kuri iyo market kuko nshobora gucuruza ibiraha hano ntibigende nabicuruza ku gisimenti bikagenda uri ku isoko nyayo uri kuri tere ya nyayo noneho nurangiza ngongere nyine revising tujya tubona n'abantu bagurisha business byanze uzasanga harabayeho gufata business igahindurwa izina hari uyishobora kukurusha hari igihe buri gishoro gihagije ukaba wayiha undi muntu ugatangira ikindi kintu noneho ubona cyafitinga muri kuri level yawe no gukomeza nyine gushakisha ikindi nababwira nuko don't quit do not quit ntubivemo nubwo wagwa ngiye nadvisinga abantu kuba wagwa forward aho kugira ngo ugwe uko utugutwe inyuma niba binagenda gahoro keep going no gukambakamba no kugenda uzagera aho ngaho bicemo shaka aba advisor beza hindura ibigare hindura abo muvugana nabo muganira ibyo biri kuri paka video navugaga noneho nurangiza nyine ukomeze wow thank you Clarisse ikabaga gushimira cyane on behalf of Hamwe News nizeye ko umuntu wadukurikiye hari kinakwiye bene twakwabidekaribwa n'umuntu umwe ariko kikagira ikintu yungukamo jeba numva ko iyo video yabaye a success so thank you so much aba entrepreneurial mwese nanjye
mwakoze kunyakira. Thank you for the news. Collaborating nanjye. Yes. I really appreciate nuko hari ikintu mwambonyemo. So I'm so happy to be here. I was so happy to be here. Kandi nzanagaruka. Wow, see you when you no. There you go, see when you see me. Kandi nshaka kuvuga ngo see you when I see you. Oya, ariko niyo ntari mu Rwanda urabizi ko nkora online. Yeah. Ushaka ko tuganira rwose azanyandikire nta kibazo. Yes, shaka service. Thank you Mutamba.